kuva 1995 na 4 hari imiryango y'abanyagihugu bari mu bihugu by'ibituranyi nk'impunzi. Leta yabo aho kugira ngo nibura itinde, ariko itinde iri kugaragaza ko iri gukora ibizabacyura. Uba ugomba kwitega ko abo bantu isaha n'isaha bazakumenekeramo, bitewe n'uko umuntu wese uri kurwana ntacyo aramira, ntacyo agihomba, iyo utamwishe araguhombanya. Wabonye amatangazo yose yavuze u Rwanda rubirimo, M23 bamwe nk'aba Wilingoma bafatiwe ambargo, nta n'umuntu bavugira. By the way, nk'ibi twahoze tuvuga, wari wumva umuzungu, nshatse kuvuga umunyepolitike mu birengerazuba bw'isi, wari wasobanura mu bategetsi mu bafite imbaraga nyine, wari wemeza agaciro k'ibyo M23 ikora irwanira. Aka kanya niyo mpamvu igitero nka kiriya ku nkambi ya Mugunga kiba ukajya kumva Rwanda. Bivuze neza ko bose bakomeje kwanga M23. Ijambo nigeze numva na Guterres nuko yigeze avuga ati ziriya nyeshyamba ziri professional, zinafite sophisticated arms. Ariko ibyo yavugaga njye mbibona nka reality kuruta kuba basapotinze, kuko ntibyakwiyeho gufatirwa ambargo ko abayobozi babo n'ibindi. Ariko muri politike ni umukino w'inyungu. Byashoboka ko wenda uko utinda hari igihe visibility yawe mu kibuga igaragara, bikarangira wenda n'abagupfobyaga babonye ko hari icyo wamara. Reka tubasuze ndetse kandi tubifuriza ikaze abakurikiye The Global Panel. Murabizi ko ahangaha iwacu turicara tukaganira ibijya mbere muri social politics ndetse na geopolitics. Amakuru no kuyafata tukayakuramo urujijo twayahereza umucyo. Uyu munsi rero turi kumwe na Modeste, tugiye kuganira ku bibazo biri kujya mbere muri sosiyete yacu, ariko tugiye gushinga icumu cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Modeste, tuguhaye ikaze. Ndabashimiye cyane. Ubuzima bugufasha bute? Ubu dutwaye muzunga, turagenda bukwikwi, ariko turazunze twe tu. Uko byenda kose turagomba kubamo cyane, nta mahitamo, ugomba guhangana n'isi nyine. Yego. Yes, rero nkuko nari maze kubivuga, tugiye kuganira. Uraza kutwemerera utuganiriza cyane ko ubitse byinshi dukwiye guha abanyarwanda n'abaturarwanda aho baba bari hose. Niyo mpamvu twifuje kuganira nawe. Abakurikira amakuru ndetse n'abakurikira amateka y'aka karere igihugu cyacu giherereyemo nk'u Rwanda, ariko karere k'ibiyaga bigari, bumvise kuva kera mu myaka myinshi intambara ihora igeretse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ni intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa kiriya gihugu. Iyo ntambara ivugwa mu myaka myinshi ndetse kugeza n'uyu munsi iracyavugwa. Ikintu cya mbere tugiye kwifuza yuko uduherezaho umucyo ndetse kandi tugasa n'abakuraho urujijo, ni inkomoko cyangwa se impamvu gitera wiriya ntambara iri kuvugwa muri kiriya gihugu, kugira ngo iki gihugu kibe kiri mu ntambara gishyamiranye n'uriya mutwe wa M23. Biri guterwa n'iki? Biraturuka hehe? Twifashishije amateka. Urakoze cyane, unabigize bigari cyane ku buryo nge ndashaka ko tubisegmentinga cyangwa tugenda tubicagaguramo kugira ngo hato n'abadasanganwe package nini y'amateka badasigara. Yego. Amateka muri kano kare intambara zimaze kurenza imyaka 30. By'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu umuntu ufite imyaka hejuru ya 25 byagorana ko cyane muri Kivu, byagorana ko yaba hari ukwezi kwigeze gushira tumvise isasu. Yego. Twe mu buto bwacu mu myaka wenda hejuru ya 30 umuntu yashoboraga kumara imyaka 10 atarabona umuntu wapfuye. Cyakora ukaba wumva wenda ngo sokuru yarapfuye, yarishwe n'urwakarago, ariko mu burasirazuba bwa Kongo byaba n'umwana mutoya yaba ashobora kuba amaze kumenyera kubona imirambo iri y'amaraso. Ni ikintu kibabaje kuko uri kuvuga uti global, mu by'ukuri ni ikintu giteye agahinda mu maso y'ikiremwa muntu, kuko abantu bamaze kuba inyamaswa, abantu
ariko uragira uti mbega byaba biva he, biterwa n'iki? yego Ikibitera ntabwo ari Kigali, ntabwo ari byinshi. Ibintu biterwa no kuba uko isi igenda isirimuka, igenda ibisikana n'ubwenge bwa benshi. Noneho ugasanga ibintu biragenda bicurama, uwari umwarimu ugasanga yabaye umunyeshuri, uwakabaye ari umwiga ugasanga niwe wabaye mwarimu, uwakabaye ayoboka ugasanga niwe uyoboye. Kandi kubera nanone isi yamaze kwaguka, gushaka ubukungu mu kanya gato cyangwa se bitagoranye, benshi niyo imaze kuba intego. yego Hanyuma hakiyongeraho, ubwo mvuze ibintu nka bitatu, wenda sinzi niba uri kubyumva. Nshatse kuvuga bad governances cyangwa se imiyoborere mibi ikomoka ku kuba ushobora gusanga nk'umuntu utakabaye udafite ingabire cyangwa n'ubumenyi, kuko buriya ntabwo kuyobora ari ngombwa ngo babyige, nubwo kubyiga byabinoza. Ariko hari igihe rero usanga, nicyo cyatumye mvuga ngo ugasanga nk'uwari umunyeshuri niwe wabaye mwarimu. yego Muri kano karere bishobora kubamo. Icya kabiri, gushaka gukira vuba bituma abantu bose badashaka kurasukira cyangwa se kunyura mu marembo ari appropriate akwiye. yego Kuko buri impamvu mvuze icyo, hari ushobora guhita nyine n'ubundi duhangana batasi igihe cyo gukirana iryari. inzira se z'appropriate ngizi. Uyu mwanya impamvu umwana wiga mu primary bamubwira ngo rimwe gukuramo kabiri ntibishoboka. Buriya ni ukumugenera, ni ukumugerera ibingana nawe. Iyo ugeze muri segonderi cyangwa mu wa gatandatu primaire barakubwira ngo utangira kwiga ibintu byitwa ama equation, kandi ukamenya ko igisheke kimwe wagisaranganya abantu 10 bigakunda. So ariko muri primary, muri degré débutant, mu wa mbere kugeza mu wa gatatu bakubwira ko rimwe gukuramo kabiri bidashoboka. So niyo mpamvu iyo niyo formule ntanze burya y'ubukire, nubwo waba warabigabiwe n'ababyeyi, hari imyaka ntarengwa ngo ubushoboye kubijera, ubwonko bwawe buzi ngo byagenda bitya, ngize ntibyapfa, ngize ntibyagenda neza. So icya gatatu ni ubusambo cyangwa se igitutu cy'inzego zihaye ububasha bwo gutegeka isi. yego Kugeza uyu munsi, ejo bundi nahoze ndi kumva ngo Uganda, ngo Amerika ngo yafatiye ngo abayobozi, ngo bamwe mu bayobozi b'igihugu ngo ambarigo, ngo zo kubera ngo banze ngo bamaganye ubutinganyi. Amerika ije kubifata ite muri Uganda? ite imigabane itandukanye. Ntimuturanye ngo hari n'umwana wawe bizagiraho ingaruka, ariko ibyo bintu ubundi kuki? So izo mbaraga z'abakomeye bayoboye isi bafite aho bashaka kwerekeza ibintu bubi na bwiza, abanyagihugu ku giti cyabo bashaka gukira bwangu, bityo bakaba bashobora gukora n'ibintu n'ibishake bibe bibi, bo bipfa kuba biba avantage cyangwa bibaha amahirwe. Ubwabyo biri mu bintu bikuru muri bitatu nari mvuze bishobora gutuma intambara zibura udaca, bitewe n'uko abo bombi mbaye kugira ngo mpimuke mbivuge ntya, abayobozi bo mu burengerazuba bw'isi aribo bihaye kuyobora ahasigaye handi hose, baramutse hari ibyo bashaki iwawe, babibona ku neza cyangwa wakwanga bikameneka cyane. bashobora gutera inkunga rero ibibazo byose kugira ngo ukunde ucike intege, cyangwa se nanone kugira ngo babone uko babona ibyo wakabaye wagurisha uhenze, babibone mu buryo busa n'ukubuntu. Nanone abo bayobozi, abo banyeshuri ariko bamaze kugira mu myanya y'ubuyobozi, batazi niyo n'imoso, nta gushidikanya ko borohera uje kubashuka cyangwa se kugura nabo bakagurisha ibitari byo kugurishwa. Ibyo byombi rero nibyo burya kabutosa, cyangwa se nibo mbarutso, nibo nsiriri, nibo muzi w'ibibazo byinshi biri muri kano karere, kubera ko birorereye cyangwa se bishoboye kuba managed, bihawe icyerekezo, wabona zishize nko kwiyatsamura nk'aho tuvugira. Byarangira mu buryo bwihuse. Ndabizi ko wenda bikiri inshobera abahanga ibyo mvuze, ariko ndashatse kuvuga ngo ku bwacu abo muri kano karere tumenya icyo dushaka, tukagiharanira, tukanamenya n'aho duhagarara, tukanamenya n'uko tuvugana n'abanyembaraga baziturusha, icyo byakora byatuma babura uwo baharuswa cyangwa bashora mu bintu bidasobanutse. Ibyo bibayeho byatuma tugira abarwanyi, byakuraho impamvu zitera bamwe kurwana, kuko kurwana biterwa n'impamvu ebyiri. Hari abarwanira impamvu z'ukuri, hari n'abarwanira inda zabo. Yego. Iyo ari impamvu y'ukuri ubwo ako kanya ihita ivaho,
cyane kuko abantu duhita twumvikana nk'abavandimwe. yego Ariko iyo nta n'impamvu ihari tukemera gushukwa, ubwo nyine akajagari gahoraho, kandi ubwo kahoraho bikumvikana neza nyine ko ariyo mpamvu cyangwa se imvano y'intambara zidashira cyane, kuko kugeza uyu munsi intambara ziriho ntabwo ibisubizo bidahari, ntabwo byabuze, ahubwo abantu barabyirengagiza. muri ya si cyangwa se muri ya sosiyete ya wa munyeshuri wahindutse mwarimu, ya wa muyoboke washatse guhita w'umuyobozi, wa muntu uri gushaka gukira vuba mu buryo bworoshye, bigatuma inyungu za rubanda nyamwinshi ziri buhapoterere. Gira uti inyungu za rubanda, kuko iyo rubanda nyamwinshi bwo ubwo haba hajeho ko nyamuke bwo inyungu za rubanda inyungu za rubanda ziza kwirengagizwa. Ibi bintu rero nk'uko wari uvuze ngo ibi bintu turamutse tubyitayeho, za mpamvu z'ukuri tukazirebaho, kumanaginga bya bintu byose, babandi baza kudushuka, baza kuduha izo ruswa bigakunda, ko bisa naho bitoroshye kuba biri gukunde muri kano karere, bikaza kuba biri burangire turi bwibere mu ntambara z'igihe kirekire tutazi igihe bizarangirira. ubundi kuki ushaka ibyoroshye? Nta n'impamvu nimwe ubundi yari kwiriye gutuma ngo dushaka ngo ibyoroshye. Oya, ibintu byose ubundi biranakomeye, kuko uretse n'iby'intambara cyangwa igihugu ureba uko kireshya, wa muntu wibuke neza ko igihugu ujya upfa kigasigara. Reka ngusetse, wari uzi neza ko umugore witwa Catherine bigeze bamubaza, n'umugore mu burenge i Burayi, yagiraga imbaraga zatumaga umutegetsi wese cyangwa umuntu ukaze wese aryamana nawe. Umusore umwe wari umeze nkanjye batinyaga abakobwa, ariko bitari byo kubatinya ngo hari bararyana, yigeze avuga ariko yagize amahirwe yo guhura nawe, aramubaza ati kumbwira mu by'ukuri, what is your secret? Bigenda bite? Yarabizi, byari bizwi, yarazwi. Bigenda bite ngo ushobore kuryamana na Napoleon? Ngewe narabuze umukobwa imwe mu basanzwe. Aramubwira ati mwana muto, kwemeza umutima w'umugore ngo akwegukire, mbese umwemeze umutware, bigusaba imbaraga zingana n'iza Seigneur de guerre, nyagasani mu ntambara, cyangwa generali w'umusiniya. Bigusaba gukora plan ingana n'iya generali w'umusiniya, nk'uko ayitegura agiye gutera igihugu cyangwa kujya konkete, kujya gufata igihugu cyane. Mu yandi magambo, ubwo no gutereta niba bitoroshye, kuki ushaka ko kuyobora igihugu byoroha? Kuki niba gucuruza tubyuka amajoro abantu no muri weekend ukaba uri gukora ikiganiro, kuki ushaka ko byo kuyobora igihugu byo byoroha? Oya, ntabwo byoroshye, nabusa bigomba gukomera. Ahubwo terebye icyo uvuze rero kirahamya neza ko duhugo n'abandi bamwe bashaka ko bikoreka byoroshye. Oya, ntabwo dukwiye kwemera ko byoroha, bikwiriye kuba bikomeye, bigatuma abantu baryama batinze, bari kwiga ngo harya ni iki cyatuma nk'iyi ntambara hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 irangira ku neza. Nyine bikakuvuna ukabifatira igihe, kuko nk'ubu ntabwo ushobora kumbwira ko ejo bundi nibwo narimo ndazenguruka ndi kubwira abantu, umuntu twari turi kumwe naramusetsa akamubwira nti uzi ko muri Kigali imihanda igiye kuzaruta amazu ubwinshi, kandi umuhanda urahenda. Ariko buriya ababikora basifite ibyo bari gukora, bibavuna mu gutekereza, kandi burya gutekereza biravuna. Niyo mpamvu buriya n'abantu bose bariho bateye imbere ubona babikesha gutekereza, kuko ibiriho byose bikomoka mu bitariho. Ibitariho nshatse kuvuga utafata ngo ni ibitekerezo. So bigomba abantu, ingorane bafite niyo uvuze mu kibazo mbajije, abantu ntago bashaka gutekereza, baribwira ko bashobora gusunika bikarangira, kandi hari igihe bidakunda. Mu Kinyarwanda bakakubwira ngo uwanze abandi atiyanze, uwiyanze atakwanza agira ngo murwane, kuko we never know what the guy holds. Ntabwo uzi ngo mbese ubundi ni bande bamuri inyuma, ni bande bagiye inama be, ese ubundi uburakara afite bungana iki? Hari n'igihe umuntu agutsinda kubera afite umujinya wo kubita ikofi rimeze nk'inyundo cyane rwose. So abantu bigomba kubavuna mu bitekerezo, bagatekereza cyane, ariko na neza ni ukuvuga gushyira mu mbonezo, kumenya ikibazo, kugishakira umuti, no kwemera gukorwa n'isoni, ariko cyangwa kwemera kwitangira gukemura ibibazo. Impamvu mvuze ibyo, urabona nka Tshisekedi yaravuze ngo ntiyaganira na M23, ngo ni ingegera nyine ufatiye kandi kuki ari cyo, nuko bagaragara ubwo kuri ibyo yabise barabiri, ibyo bari byo, ibyo uko abivuga nibyo, ariko inyuma hari ibindi, we never know. Ashobora kuba agira isoni n'ipfunwe, batse amagambo yose navuze
nzemera nganire nawe oye ugomba kwemera ugasebamo gake wakwanga mugategereza kuko mu buzima busanzwe no mu ntambara kubigeze bajya bakiranaho cyangwa baterana amakofi nkanjye iyo muri kumiti adversaire wawe iyo muhanganye n'umuntu wenda tuvye mwakiranye ukumva intege zirashize burya nawe ziba zishize izawe zashize iyo uri kumva ugiye kurekura nawe burya biba bishoboka nawe niko abayiyumva haba hagiye gutsinda ura resist aho gake gusa that's the strategy of the war bisaba ko ugira umutsi ukomeye kandi ukamenya kuvangura ibibi mu byiza ukavuga uti ese ubundi gifite agaciro kuruta ikindi nige uko ushobora kuvuga ngo ishema burya nshobora kugutuka bambereka ntangira urugero rworoshye umugore wawe cyangwa umukobwa usanzwe ashobora kuvuga ngo gucira ngo amaherwe agacira kumwe abantu b'igitsina gore bamwe namwe bajya babigenza urebe ko abaciye hasi abantu bavuga ngo araguciriye ariko mu by'ukuri bayigize gutamira ryari sibyo ukabura rakaye cyane ukamukubita nk'urushyi rumeze nk'inkuba akagwa agakomereka ukajya amageragere ariko mu by'ukuri iyo wihangana ukabyihorera wari kubiki ntacyo it all requires here mu mutwe rero hari igihe ushobora kubura management yawe cyangwa y'ibintu ushinzwe bigateza ibibazo biruta ibyari bihari yego rero njye nibwira ko byose bizingiye ku kwibwira no gutekereza abantu batekereje neza baba batabishoboye bagashaka abajyenama kuko wenda hari igihe byakunanira ariko ukaba wakwiyegereza undi amahoro yaba ntangere wa mugani w'abaturanyi mu kirundi hanyuma rero izo mpamvu twazivuga mu buryo buri rusange rero arizo tugiye kwapurika ku kiri kujya mbere ariyo ntambara iri hariya muri kiriya gihugu ishamiranyije biriya bice bibiri twavuze ari cyo gice cya M23 ndetse na leta ingabo z'igihugu noneho rero M23 aka kanya twamaze kubona zimwe mu mpamvu zishobora gutuma intambara ivuka cyangwa se itangizwa M23 aka kanya mu mpamvu twarizitinze hejuru ni izihe ifite ni izihe uruhande rwa leta rufite zirutera kujya mu mitsi nayo mu 23 reka mbere kuri leta yo itegetswe kujya mu mutsi n'uwari we wese ushatse kuyitondagira cyangwa se kuko leta ibishinzwe ubusugire bw'igihugu n'ineza ya rubanda yego mbivuze mu ncamake ntago ari uko bivugwa ariko national sovereignty ubusugire bwacyo igihugu cyacu nta kigarukiye ishusho nziza mu ruhando mpuzamahanga gukomeza gutera imbere no kugaragara visibility mu bantu mu bihugu bindi cyangwa se mu bakomeye nkacyo cyangwa se bo hejuru hanyuma ariko hakabaho no gushaka nyine kwempoza umurongo ngenderwaho leta rero yo ifite impamvu zo kurasana igihe cyari cyo cyose hagira umuntu uhagurukana imbunda M23 rero yo ijite iri guhagurukana imbunda mu bintu ivuga hari ibikomeye bishobora kukwereka ko hari icyo leta yabo itsindwaho buri gihe itazanatsindira nitagikemura ibyanze bikundi izagera habi icyo kikaba ikihe kuva 1995 na 4 hari imiryango y'abanyagihugu bari mu bihugu by'ibituranyi nk'impunzi leta yabo aho kugira ngo nibura itinde ariko itinde iri kugaragaza ko iri gukora ibizabacyura uba ugomba kwitega ko abo bantu isaha n'isaha bazakumenekeramo bitewe n'uko umuntu wese uri kurwana ntacyo aramira ntacyo agihomba iyo utamwishe araguhombanya kubera iki niba wansohoye mu nzu nkaba ndi kunyagirwa ntabwo urabona umuntu aje imvura iri kumunyagira akiruka agahita yitura nko ku rukuta rw'inzu akaba ari hafungira amaferi cyangwa abantu bakaba bahagaze akabagwamo uyu munsi kuva 95
mu Rwanda hari inkambi z'abantu basaga ngira ngo bashobora kuba barongeye kuba ibihumbi 100 bahoze ari ibihumbi 80 bitewe nuko benshi muri bo bagiye bajyanwa muri Amerika nk'impunzi kuko iwabo hakomeje kubanga. None Presidency ya Kinshasa ifite umwaku ariko wakabaye n'amahirwe ni umwaku kuko i Burundi, mu Rwanda, Uganda, Kenya hari abanyagihugu b'abakongomani Kongo itagira ikikora ngo ibacyure kuva 95 kugeza ubu nawe uri kumva ko imyaka igiye kuba 30. Yego. Ibyo rero ni ikibazo. Nabo ubona ko M23 nabo babayeho abana babo banywaga amata bakagubwa neza bakarya ibyo kurya bataguze kubera uburumbuke bw'ubutaka bw'iwabo bakiga mu mashuri nk'abandi bose. Uyu munsi babayeho nka mayibobo bitewe nuko ndaguha amakuru. Umuntu umwe mu nkambi, dufite nkambi ya Mugombwa, tukagira Kigeme, tukagira Mahama, tukagira n'indi Gatsibo Nyabiheke. Haparitsemo abantu icyambere abakobwa beza batashoboye kwiga, uretse kwiga ngo umuntu abahombye ahazaza he n'agaciro cye, bakennye kuko umuntu ahabwa amafaranga atarenze ibihumbi hagati ya 6 n'8 ku kwezi. Wayaguha wayarya iminsi ingahe? Biragoye. Ni transport za moto z'i Kigali ku munsi. Mu Rwanda ikiro cy'ibirayi kigura ngahe, cy'ibishyimbo kigura ngahe? Ibirayi bigeze kuri 900, ibishyimbo ni 500. Ngaho bara mu bihumbi 7-8 ngo mbe ku kwezi wayarya ute? Nta magarama ari mu byibura y'umunsi. Ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Ubaze ku munsi ayo mafaranga ni yihe restaurant wajya mukayarya? Tureke restaurant wayahaha ute mu rugo? Ibibarire goye. Hirya y'icyo abo bakobwa batagize amahirwe yo kwiga kuko uburezi bwabo bwabaye ikibazo kuva muri za 2006. Imishinga yabishyuraga yagiye ihagarara, za GRS Jesuit Refugee Committee ngira ngo no services babishyuraga amashuri barabihagaritse kubera ko iwabo naho hari habonetse izindi ngorane. Ugasanga umuntu wavukaga iwabo bafite ubutaka bungana na Nyarugenge yose, harimo inka zisaga 100, hepfo no haruguru ari imigezi. Uwo muntu akaba ari mu nkambi no kwandika no kwiga gusoma no kwandika byaranze, kurya bidashoboka kuko nta 8,000 byawe yaryamo mu byukuri. Ibyo ndi kuvuga ni facts. Aho ni hahandi birangira abo bana b'abakobwa nkawe w'ibogari ushobora kumuha, none se niba ku kwezi bamuha 8,000 ubwo umuhaye 3 ntabwo wamusambanya. Urumva umuhaye imibereho, umuhaye 10 finalement imibereho yose. Urumva jewe 1/3 cy'ukwezi mba ngikavarinze. Atari uko abikunze nta kuntu atasambana. Aba bana beza b'abakobwa birumvikana ko sida igomba kuba nyinshi cyane. Ngahibaza umusoro ungana nawe wirwa urebana mu maso na mama wawe naso ntawe ufite icyamari undi, kandi mutafite ubumuga. Ibyo bishobora kuba aribyo birema umujinya ushobora kwiyahura muri Kongo. Ugasanga iyo M23 erega binasobanuke. Kongo ituwe na miliyoni zisaga 105 kugeza uyu munsi ufatiye ku mibare ivugwa na itariyo byanze bikunze ni mike kuko amabarura ntaheruka. Yego. Amabarura y'abaturage rusange aheruka muri za 60. Ubwo iyo niyo mibare turimo turagendera 2024. Iyo mibare bagiye bagenekeza bakayongeraho here nka za 2006, ariko nawe ibaze muri Kongo nta gender bwa buryo bwo kuboneza urubyaro biri example nta bibayo. Bisobanuye neza ngo burumbuke bwa buracyari bwinshi, mu byukuri ni benshi cyane. Miliyoni imfuzo zingahe zisaga 100. Bafite abasirikare babarirwa hagati y'ibihumbi 150, kandi imibare y'igisirikare ntigivugwa mu kuri. Bivuze neza ko bashobora kuba bajya no muri 200. Yego. Bishoboka bite? Wasobanura ute ukuntu M23 igifata kuva M23 yatangira ntiratsindwa ngo isubire inyuma, ntirasubizwa inyuma ijya imbere gusa? Yego. Abo basirikare bangana batyo mu gihugu kingana gityo gitunze byose, cyazanye imbunda zose, hajemo FDLR, hazamo SADC, hazamo Tanzania, hazamo n'u Burundi. Iyo M23 itera imbere ite? Ni bwabwiye aho zindi kaga ni uko badafite icyo baramira. Urimo urabyumva? Ibyo rero ubwo wenda mvuze igice kimwe kuri M23 na 2 kuri guverinoma. Yego.
guverinoma yemerewe kurwana igihe cyose hari umuntu uri gushaka kuzana ibintu bitari gusobanuka. Ariko abarwana nabo nk'inyeshyamba hari igihe barwana nabo bakaba bafite impamvu yumvikana. Noneho rero iyo M23 niba ifite ubwo bwiyahuzi bukomotse muri iyo background iri kukubwira, nawe nyine umwe ashobora kwiyahura mu bantu nk'ijana buriya uko bisa, akaba ariyo mpamvu ushobora kumva ikivugwa inariho ngo yanafasha hanaha bikomotse ahari mu kuba nta kindi iri kuramira n'ubundi nabapfu ufete ni urebye niko avuga ati n'ubundi se nge niba nshobora kumara iminsi 5 ntariye hano nibura nshobora kunywa amazi cyangwa nkaniba n'imineke cyangwa ariko ahari wenda nanapfa abacu bagataha. Nanone bishobora guhuzwa ku mugani ko barimo bararwanira impamvu y'ukuri. Revolution ni icyo yumvikana bashaka kubi wabo kucyo bangira kubi wabo. Ibyo rero bikaba ari byo mpamvu zituma barwana, ariko ibyo barwanira birumvikana no kuvuga ngo leta ya Kongo ifite ububasha ntago byananirana. Ubutaka burahari nabo bantu bari kujya iwabo ntabwo bameze. Hakunda kuba amakosa, iryo kosa u Rwanda rwigeze rurikora mu gihe cy'ubutegetsi bwabanjirije ubuturimo bavuga ngo u Rwanda rwaruzuye. Seriously? Nese uyu munsi ko bakivuka rukaba mbona rutaruzura. So ayo ni amayerera abantu abayobozi bakunda gukora bikarangira bibyaye ingaruka malheureusement zitazagera kuri wowe muyobozi uri kubikora gusa, ahubwo bizagera no ku bantu b'abaturage b'inzira karengane batari abanyagihugu. Na Kongo nuko ubutaka burahari, ikibura gusa n'ubushake na management yabyo. Abo baturage kubateruruka basuki wabo izo ndebere M23 yahise itizima, none yakongera kuba ivuga ngo iri kurwanira iki, impamvu yabirangiye. Ariko le problème nkuko nabivugaga nti wenda hari ababoshya cyangwa nabo ntibabifite ubushobozi bubitekereza, iyo ntambara yahita irangira kuki batabikora. Garuka aho ngaho rero kuki nicyo navuze rero, n'ugusuzugura, n'ukwibwira, n'ukwibeshya. Ibyo ndabivuga ntaciye iruhande, n'ukwibeshya bitewe nuko umuntu ashobora kwibwira nyine ngo aragukubita bikarangira bidashobotse, noneho agahagarara ku ishema navuze ko mukubita n'abantu bari kumbona uko ngana uko babona namukubita bafite n'icyizere wenda mfe hari, ariko ntabwo ndivuguruza. Ubona ko ari nk'ibyo kandi bikarangira rimwe na rimwe wenda birakubibabaza cyangwa bigatuma uhomba ibyo wajyaga kunguka mu ntambara. Hari principe ngenderaho mu ntambara zanjye zo mu buzima busanzwe, ariko sinjye wayiremye, nanjye narayiganye mbona ari nziza. Hari imvugo ivuga ngo après la guerre ni les vainqueurs ni les vaincus ni ne gagne. Burya nyuma y'intambara yabo watsinze n'uwatsinzwe mwese muba mwahombye cyane. Ufite ibibaraga byinshi ushatse ibyo ujya gukora, mu bibaraga byawe ushobora kuba hari icyo wajya gukora, izo mbaraga zikabyara umusaruro wundi. Uri umunyantege nke bari kwenda bagukura amenyo wakwiruka cyangwa ukarorera. So hari ahandi mwari kungukira, ariko mwemeye kujya mu bintu bibahombya. So nta muntu wungukina mu ntambara, kuko intambara zombi zica impande zombi. Nubwo wumva ngo bamwe bafasha abandi bararekura, muba mwapfuye. So zose zirahombya, ariko hari igihe biba ngombwa ko abantu bemera kuba ibitambo kugira ngo hari wenda hagire ibikira. Rero ni ugusuzugurana, ariko ikintu cyo nkundira isi murasuzugurana mugahatana, ariko bikarangira realities ukuri cyangwa se ibintu bigize icyerekezo bifata. Iyo udatsinze uratsindwa, kandi hari igihe wanje ibintu bikarangira bibaye. So icyaba kiza cyaba kureba kure ukavuga atajya biri kugana he, ukareba ukuntu wagana aho hantu ibintu bikora. Niyo mpamvu muri science politique bakubwira ngo nta banzi biteka muri politique baho, nta n'inshuti zihoraho. Burya bisobanuye ko ugomba kuba flexible, ukagira ibyo ujya woroshya sometimes, kugira ngo amahoro aboneke, cyane ko umuntu wese uyoboye igihugu aba agomba kumera nk'umunyamakuru. L'impartialité, la neutralité, mbese kuba guhagarara hagati no kwirinda kugira inarige ngo uvuge ngo ngiye wese oya amahame. Kubera ko uyoboye abantu wowe ugomba kujya wirenga. Niyo mpamvu mu mahame y'itangazamakuru burya hari ikosa abanyamakuru bamwe bajya bakora, ariko akenshi baba ari abatari abanyamwuga cyangwa se inarige yasumbye umwuga. Ukumva umu DJ ari gucuranga indirimbo wakunda, no, ugomba kwiharanira ugakora sondage ukamenya ngo harya abajene kino gihe bari gukunda izi, ariko n'abasaza nabo ntabwo tugomba kubirukana. Nabo hari zigomba kuzamo, harya abagore n'abagabo bo buri abakunda zimwe. Washaka sometimes izukunda, hari igihe ushobora kwibura muri ibyo byiciro.
ugomba kwihangana nyine wowe ukazazicuranga mu rugo ariko ubwo uri gusavinga abantu make sure ko ukora ibintu bibabereye. Izi ntambara rero ziterwa nuko inarijye isumba ubunyamwuga. Ugasanga nyine byadogereye uburyo bugashakwa bugasa n'uburi kubura ariko buba buzarangira bubonetse. None se Modeste, nyuma yo gushyira umucyo ku kiri gutuma uyu munsi intambara ihari haba ku butegetsi bwa Kongo ndetse na M23, impamvu ishobora kuba iri kubitera, twabonye ko M23 ishobora kuba ifite impamvu yumvikana kurusha leta. Aho bigana rero, one, si ubwa mbere bibaye, biraba uyu munsi ukumva byatutumbye byageze hejuru cyane, ikindi gihe ukumva wenda bibaye nkaho babaye babisubitse, ariko kuri iyi nshuro noneho nabyo bimaze igihe kinini, yewe urabona ko byaje bifite n'izindi mbaraga zirenze, byafashe indi ntera. Yego, byafashe indi ntera. Uyu munsi ukoze iyi ntambara wayiprojecta gute? Sinzi niba wavuga ngo ni mu myaka ingahe cyangwa se, ariko ugerageje kureba kuraguza umutwe, reka mvuge gutyo, urabona iyi ntambara ishobora kuza kugana hehe? Umusozo wayo washobora kuza kubuhe? Nge sinda naraguza umutwe, ahubwo ndaba scientist, ndaba scientific, ndagerageza guhuza ibintu bifatika. Yego. Iyi ntambara inyeshyamba ziri hafi kuyitsinda. Ndabigushushanyiriza. Yego. Iyi ntambara impamvu inyeshyamba ziri hafi kuyitsinda, buryo urushize kera ruhinyuza intwari. Kera bahara amafuti babaga bafite n'intege nke we ahari. Tujye Kampala bakajyayo bwacya kabiri kuganira, bakabashora ngo bari kuganira bagakubita bakabarenza umuhanda. Ariko iyo karita ubona ko bamaze kuyivumbura ntibakiyemera. Na cya gihe ingabo za East African Region Forces bariyo, barababwira ngo mwiretire, bakavuga ati okay, noneho aho turava muhabari mwe muhahagarara kugira ngo twizere neza ko hari mu maboko y'abantu bataturwanya, ahubwo bari hagati. Ndetse cyangwa muhabe n'imbunda zacu nishaka tuzibereke muzira bike, ariko ntituhava. Nkako kantu gahita kakwereka ko noneho barakangutse. Yego. Icya kabiri, amahanga yose yarabakomereye ariko baranga babibyihebe. Wabonye amatangazo yose yavuze u Rwanda rubirimo, M23 bamwe nk'aba Wilingoma bafatiwe ambargo, nta n'umuntu bavugira. By the way, nk'ibi twahoze tuvuga, wari wumva umuzungu, nshatse kuvuga umunyepolitike mu birengerazuba bw'isi, wari wasobanura mu bategetsi mu bafite imbaraga nyine, wari wemeza agaciro k'ibyo M23 ikora irwanira. Aka kanya niyo mpamvu igitero nka kiriya ku nkambi ya Mugunga kiba ukajya kumva Rwanda. Bivuze neza ko bose bakomeje kwanga M23. Kuko HCR niyo yabaruye izo mpunzi zihungira mu Rwanda. Donc UN yakabaye izi neza ko abantu bahari, yakabaye inagerageza guforsa ikavuga iti ariko se aba bantu kuki baguma nyakubahwa Gisegeti. Ariko ntago bajya babikora. Ce qui implique que ibyo ni bigaragaza neza ko baba basa indirectement baba bari ku ruhande rwa gouvernement, kandi ni nabyo rega burya uyifasha karumyo umuntu ufite ubutegetsi niwe nyirabwo. Kuko nabo rero bacuruza bagomba kuba ku ruhande rwa gouvernement bien sûr. Ibi byose barabikoze bakandira kuri M23 birangira itari kuva mu birindiro. Birangira ahubwo uburakari bwayo bugiye butera imbere, ukabona irafata ahantu ikongeraho ahandi. Bivuze nabyo bisobanuye ko bafite nab'imbaraga zishobora kuba zikomotse mu murego, ahari ubwiyahuzi cyangwa hari abandi bantu nibashake baba bacuruza ariko babonye impamvu yabo bakaba nabo bashobora kubafasha. Yego. Kuko byanze bikunze ntabwo warwana imyaka kuva 2022 kugeza na 4 umwaka n'igicibiri udakura mu ruge, byanze bikunze haba harimo kandi kantu ka ramforo. Yego. Rero hari igihe ushobora kuba ufata nabo umwana umuhondagura ari nk'imfubyi, ariko bikarangira habonetse abajya bamuha ibiryo kwaje. Ariko mperuka n'amakuru amwe namwe ari hanze nuko ruhande rumwe rwa Superpower Country ari ya USA yaba yamaze kwideklara
ngo ni gute wajya kwidekarara n'ubundi utari usanzwe ukorera mu ibanga kwidekarara ngo iki yuko iri ku ruhande rwabo rwa M23 Amerika eh ntabwo ndabona iryo tangazo iryo ijambo nigeze numva na Guterres nuko yigeze avuga ati ziriya nyeshyamba ziri professional zinafite sophisticated arms ariko ibyo yavugaga njye mbibona nka reality kuruta kuba basapotinze kuko ntibyakwiyeho gufatirwa mbari kuko abayobozi babo n'ibindi ariko muri politike ni umukino w'inyungu byashoboka ko wenda uko utinda hari igihe visibility yawe mu kibuga igaragara bikarangira wenda n'abagupfobyaga babonye ko hari icyo wamara so niyo mpamvu navuze ngo inyeshyamba zishobora kuzatsinda bitewe nuko ndabivuga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni uburyo bw'ubushobozi ubushobozi bukomotse ku mpamvu uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa diplomasi uburyo bw'ubushobozi impamvu bafite ibatera gukomera noneho hakajya n'ababonamo icyizere bakaba bashobora kugira icyo babaha nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bwa diplomasi hakaba harimo hakirimo intege nke gusa kuko inyeshyamba iteka ryose umuntu wese atinya kuganira nazo uvuga uti urambona na ubarebera hano biragayitse ariko nazo zikaba zidafite na contact zawe urumva nazo zikaba zigowe no kumenya ngo ubundi ninde wo kuganira nawe kandi turaganira iki abantu barwana buri munsi nta mwanya bicaye ngo bamenye ngo igihugu kigezehe ibintu nk'ibi so nkeka ko muri diplomasi ariho hari kubura ariko nkeka ko mu bindi byo bamaze gutsinda kuko byanze bikunze na kano karere kagomba kubigiramo uruhare rushobora kuba urumwe cyangwa urundi ndabikwereka Kongo yatsindiwe mu makarita ikina East African Regional Force bohereje y'ingabo kandi mandate yabo kwari uguhagarara hagati ngo babumve kandi ngira ngo niyo presidence ya Kinshasa iza kubyumva yari gutsinda ite M23 ukemuye ibintu ivuga ibintu bisanzwe gucyura abantu kubaho uburenganzira bwo kubaho ibyo ni ibintu bisanzwe iyo babyemera leta ibyemera bari kubiganira kandi ngewe nari no kubikora strategiquement nkemera nkaganira nabo nkabwira nti muze muture nkabafata nkabavanga mu gisirikare bakazima ngewe nabikora niyo strategy mbona kuko izo ngabo abo bantu b'abahutu n'abatutsi bo muri Kivu Kongo wenda nongere nzana kandi kantu ka kumucyo yego Kongo ifite ubuso bungana na miliyoni 123 ibihumbi Kongo ushobora gufata u Rwanda n'u Burundi na Tanzania na Kenya na Uganda n'igice cya Sudan ugaterekamo ikabona kuzura ntabwo nzi niba uri gushobora kumva ukuntu ingana abo bantu bo muri Kivu nubwo bavuga ngo nabatutsi ariko bafatanyije n'abahutu cye ahanini nabo bavuga ikinyarwanda bombi nubwo abo basirikare ubafasha ukabanyangiza mu bandi bazimiramo ubwiganze ntabwagaragara nta na kimwe cy'igihumbi ntabwo bazimiriramo pourquoi ne pas être stratégique kuko udashobora kuba gufata izo ngamba zo kuvuga ati ndemeye ngo tuganire uti harya mushaka iki bati turashaka ko abantu bacu bataha wowe uti yo rwakajyaga bari batuye he bakakwereka ntibaze byabo birahari ugahita ubwira FDLR mukorana na Mayimati ceceke mpunzi mwe ngaho iwanyu ni hani muze nyabuna Rwanda mwe abacu mufite mubazane Uganda please wenda ahubwo bakananga kuza aribo ukabutsinza igitego twashyizeho umucyo u Rwanda reka ngwe nk'urugero muri 2013 u Rwanda rwahagaritse gahunda y'ubuhunzi ku banyarwanda kubera iki rwashyizeho za campaign zitwa come and go come and see go and tell ngwino urebe ugende ubabwire mwe muri Zambia Kongo n'ahandi abantu bakaza bagasura kazenguruka bakakwereka byose ukagenda bashaka mukaza waba utabishaka nawe ukaburenganzira ariko ngo kumenya kwitwa impunzi ngo mu Rwanda nta mutekano uhari u Rwanda rwabikozeho cyane rwasenye inkambi ya Benako Tanzania abanyarwanda bari bahari 95 6 barabacyura babanje kubagarantiza ko umutekano uhari abari bari mugunga bamwe baraza babanje kwerekana ko nta muntu ugiye kukugenda ngo akwica ivyo Kongo yabikora nayo irabishoboye ntago byayinanira ikabwira FDLR iti muhagarike ryo kuvangura nzabafasha ibyo mbafasha bindi ariko please abamureke kwica abantu
mayimayi nabyo barabashobora n'abasivili ibyo ariko ntibabikora se ibyo nibikwereka rero ko Kongo idafite ubushake ibyo rero kuko utagira ubushake bigumishaho impamvu ya M23 aba bantu bo mu karere ka East Africa barabibonye bajyamo ngo babahagare hagati Kongo iranga imaze kwanga ubwo nta gushidikanya n'abantu bo mu karere bari batazi dosiye bahise bayibona muri uko kumara kuyibona bukeye kabiri byavuzwe ko Kongo yashatse kwica Nyaga umuyobozi wari uyoboye ingabo za East Africa kubera ko Tshisekedi bashaka ngo barase M23 hati twebwe ntago ari mandate yacu twaje guhagarara hagati kubwizo mpamvu ntabwo batubwira ngo turasuye umuntu kandi ari kuvuga ibintu nawe mutari mwicarana ngo tubumve icyakora twamwambuye Gicanga twamwambuye ahanahana yari yarafashe bigaragaza ko twakoze muri favere ya guverinoma ntibiki muri control yabo yacu mwemere muganire kandi nibihakurasa tuzabarasa noneho ku mugaragaro leta iranga iravuga iti turashyira hagati ahubwo mwebwe mugende ntago muri kutwuma ntago muri gukora ibintu turi kubabwira so bazana SADC nayo iri kubikora ariko nayo biri kuyinanira so nukuvuga ngo icyo bivuze ko East Africa yakoze ikarita mbi yo kuvuga ngo u Rwanda dayero rwo aranarwanga ingabo zo muri East Africa nta nyarwanda zari zirimo ako nako nakantu ko kurema inabi ku muturanyi Uganda iyo bafite uko bari bagukorana barijijisha aho buriya Kongo ikora neza kuri Uganda cyane barabikoraho ntabwo igituka Uganda kandi niyo makenga yagiye avuye ariko ntibajya babivugaho you see bigaragara neza ko sinzi icyo ho bakorana neza Kongo igira ubwenge n'amakenga kuri Uganda ariko Tanzania na Kenya na Sudani yarabahutaje kandi abahutaza aberetse ko abasuzuguye kandi nabo babona ko atari gukora ibikwiye abo bari yarahaye imbaraga y'M23 kuko y'M23 biroroshye kwihita ishaka diplomasi muri abo none bamara gushaka diplomasi muri abo bakaba bajya bayikorana bayifasha indirectement mu buryo buziguye so niyo aho niho ni hamwe ni hake mu mpera mvuga ngo M23 iraca marenga ko ishobora gutsinda urugamba ni rutsinda ikizaba ntitukizi ariko bigaragara ko iri kurutsinda ibisigaye byawe ni kuri diplomasi kandi diplomasi yikorerwaho tutazi ishobora gukorerwa muri abo muri kano karere kuko nk'urugero niba yaragiranye ikibazo n'u Rwanda wumva aruhoza mu majwi biroroshye ko inshuti z'u Rwanda nazo zishobora kuba inshuti za M23 yego mathématiquement parlant umwanzi w'umwanzi wawe agomba kuba umwanzi wanjye inshuti yawe birashoboka ko yaba inshuti yanjye ngo niba ari M23 muri diplomasi kandi naniho byapfiraga birashoboka ko niba itari ifitiye amaboko yo kuba yagera ku Bwongereza cyangwa Ububirigi cyangwa Israel n'urugero byashoboka ko Kenya cyangwa Uganda wahutaje ishobora gukangukira mwe bati nyamara no mugabo ntabwo wenda ari serieux bano bantu numva mwarebye ko mubafasha vraiment ukakaba bakorera diplomasi bakaza kwirebera bakavuga bati turi kubona umucyo ugasanga ibintu bikoze biciyemo bitewe ukabahaye imbaraga umwanzi wawe cyane rwose rero aho niho hari hanteye kuvuga ngo byashoboka ko inyeshyamba zisa naho zamaze gutsinda cyangwa ziri ku cyerekezo kigana gutsinda wavuga kuraguza umutwe nkubwira ko ntaraguza umutwe ngo ndagerageza guhuza ingingo zifatika kandi nguko uko mu mboni zanjye hamibona ni Modeste Nkurikiyimana turi kuganira kuri Global Panel gendeye amasezerano impamvu twari tugarutse kuri ibi ngibi byose turi kureba inkomoko ndetse n'impamvu z'iyi ntambara twumvise imyaka myinshi muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubundi kuki muvuga ngo irayiharanira kandi ntago ariko yitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo la République démocratique kuki ariko twabisanze se kandi mwayobejwe na bamwe mu banyamakuru ako nako kazemo aho naho turashyira umucyo c'est la République démocratique du Congo ni Repubulika ya Demokarasi donc irayifite ivuga ko yimakaza kwishyira ukizana so c'est une République démocratique ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa yego impamvu rero yari itumye tubanza gusubira muri ayo mateka yose
byatuganishaga ku kureba iki kintu gikurikira. Modeste, nifuzaga ko dushyira umucyo nanone tugakura abantu ku rujijo. Hari abantu benshi bajya bibaza uruhare rw'ibihugu bibanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakibaza uruhare rw'ibi bihugu bihuriye muri kano karere k'ibiyaga bigari na Kongo mu ntambara iri kuba hariya. Ubwo turabona Burundi, tubone Kenya, tubone Uganda, tubone Tanzania, tubone u Rwanda ari narwo rushyirwa mu majwi cyane. Uruhare rw'ibi bihugu byombi mu gutuma intambara yatutumba igakomera cyane no mu kuba yabasha kuba yahagarara cyangwa se yagabanya umurindi n'uruhi. Uruhare rwa bino bihugu, ibi bihugu birimo kandi ntibirimo. Gute rero? Kubamo kwabyo ni uko hari ibyeruye bizwi ko biriyo, abarundi bafatiwe ku rugamba bariyo kandi bavuze ko boherejwe. Abanyamakuru bamwe bagiye bajyayo, bagiye babona bagiye baganira nabo, kandi biri evident, byaragaragaye. Mu Burundi buriyo ku ruhande rwa guverinoma. Tanzania yagiyeho nka SADC nayo iriyo. Yego. Abasigaye ni Kenya, u Rwanda, Sudani na Uganda. Nabo bariyo ariko ntibariyo. Bariyo kubera iki? Kubera batonganye bashobora kubayo mu buryo bwa diplomasi. Urumva ntabwo ntushobora kumbwira ukuntu u Rwanda rutukwa buri gihe ngo rwo ruzarorere kugira akantu rukora. Hari igihe umuntu ushobora kuba muturanye ukajya ukunda kumwoneshereza, rimwe kazacukura ubushya mu nzira inka zawe zinyuramo ziza, sometimes zikazagwamo. Umuntu ashobora kugukubitira muri Amerika cyangwa mu Bushinwa muri kurwanira muri Kongo. Ahangaha hari igihe njya ngera nkabwira bumva intambara n'ubundi siza bato ni nk'inzoga. Higeze habaho ko Jean Pierre Bemba ajya kugura, hari blague nahoze ndi kubona ngo Jean Pierre Bemba ni wari ministre wa defense, ejo bundi bamugize ministre wa transport. Hari blague nari ndi kubona bari kuvuga ngo ari ministre wa defense ngo yagiye ku negosia imbunda muri Korea, ngo none ngo hamaze nk'umwaka zitari zaza ngo bamugize ministre wa transport ngo kugira ngo facilite transport yazo. Kuvuga ngo aho ugura imbunda ntabwo uba ufite monopole, kandi abategetsi mwe muganira ntabwo ufite monopole. Monopole kuba tumva ikifaransa no kuvuga ngo ntabwo ari weho wa mbere n'uwa nyuma bemerewe kuganira nawe, baganira n'undi nawe. Ushobora kujya kugura imbunda zo gutwika, abandi bakagura ibintu bizimya, kandi mukabigurishwa n'umuntu umwe. Ko mufite umusupply umwe uba supplyinga ibintu biburizanyamo ku buryo rukuma rukambika, kuko we umusupply waba afite inyungu. Kuki ntacuruza ku mpande zombi? Ufite ikarita ry'iburyo n'ibumoso, why not? Ibyo rero M23 ishobora kuba itari ifite ubushobozi bwigererayo, ariko kubera ko harya witwa Sezerano uri kurwana na Modeste, none ugize n'ikibazo, ugiranye n'ikibazo na Sezerano. Okay, ubu Sezerano ashobora kubona uri ugiye guhuhura Modeste kubera ko weho ujya utuka Sezerano akagira ukuntu ajya mvuganira hirya iyo. Ni ibintu bishoboka cyane. Kandi intambara burya akenshi kuri tere M23 iratsinda, ariko rwa diplomasi igomba gutsindwa kuko ni abantu bato, nta ubazi, bafite izihe proje ubundi, kuko muri bino bintu byose ni proje. Yego. Ubwo rero ushobora kujya guhabwa imbunda z'impano n'Ubushinwa, ariko hakajya undi muntu uvugana n'Ubushinwa, Ubushinwa bugatanga izi zizimya cyangwa bugatanga coach, cyangwa bugatanga amakuru. Kandi amakuru mu ntambara ni ikintu cy'ingenzi. Buri bihugu byose biyoborwa na renseignement, intelligence na sécurité. Renseignement, intelligence na sécurité niyo yobora ibihugu byose. Ministeri zose zigomba kuba zifite abantu bari reporting aho hantu. So ntajya muri byinshi, na niyo mpamvu ubona nka M23 nanirana. Birashoboka ko ari abagenama babi ba Tshisekedi, kuko ni bake muri effective, nta n'ibikoresho bagira ngo barushe guverinoma cyangwa banganye nayo.
kuki bahora basunika ingabo z'igihugu. none se Modeste iyi kari intambara ibaye kuri guverinoma zirenze iya Tshisekedi gusa bivuze ngo ni ikosa rihora ryisubiramo kuri guverinoma zose zabaho ziyoboye kiriya gihugu. Byashoboka kuko les oiseaux de même plumage volent ensemble, buri ibisa birasabirana. Ntabwo icyo uvuze ni nacyo, kuko nka Tshisekedi ubutegetsi yabutamitswe na Kabila, yaramumuhaye, ntabwo byanyuze muri competence. Tshisekedi ni umubirigi kuruta kuba umukongomani. So niba ufite Kabila yarazwe na se ibyamunaniye, nawe ibyamunaniye biraga Tshisekedi. Ibintu ndi kuvuga ni kumanywa, ni ibintu bitanu rucabana, ni ibintu byigaragaza. Tshisekedi Kabila pere ubutegetsi yari yagiranye ama conflit n'u Rwanda, ariko ari yerera koze, kuko u Rwanda ntacyo rwari rwamutwaye, akora ikosa ryo gushaka gufata abanzi abo u Rwanda rwita abanzi barurwanyaga, abari bashyira muri systeme, birangira u Rwanda rumukubitanye nabo. Ahari ntabwo mbizi ibyo, ariko birasa nabyo bikiri muri uko kujejeta bitari byuma. Umuhunga bagezemo mu mihini mishya iramunyererana, ubukeye kabiri biramukomerana. Bigikomeye bikiri ibibazo, ubutegetsi bufatwa n'umusivili. Ibintu by'intambara nawe Kabila n'umusirikare professional wabyize, akaba na perezida, byaramunaniye, ntiyashoboye kubikemura fete. Niba ari ubushake cyangwa atari ubushobozi ntabwo byo mbizi, ariko ntiyabishoboye. Kandi muri bino byo mu bintu by'intambara nta hagati habaho. Ugomba kuba watsinze cyangwa watsinzwe, nubwo waba wakoze 88 watsinzwe niba utageze ku cyagomba kugerwaho. So abiha Gisegeti rero hari naho namugirira imbabazi. He's a civilian, yari umusivili, bivugwa ko yicururizaga. Bimwe mu bintu bitabikunda koroha ni ukujya ku rugamba uri umucuruzi, ntabwo bishoboka, biravuna. We ntibinashoboka, kuko niyo wajya ugomba kwiruka cyangwa ukagira imibare itandukanye n'intambara. Ntushobora kujya kurwana ngo ugire umutsi ngo ukomeze urugamba uri kubara amakonteneri yawe avuye Dubai n'amazu yawe bisasu bishobora kugwaho. N'abana bari kwiga Harvard na Oxford bashobora kubura minerivare, ntabwo wabishobora. Umurwanyi ni umuntu simplement ufite mu mutwe we ibyo bintu ari gukora. Icyo gihe ni kuri benefit personnel. Ubwo rero Tshisekedi kuva ku gucuruza visa Luxembourg, gucuruza pizza Luxembourg, narivuze visa, pizza, kuva ku bucuruzi bwa pizza Luxembourg ukambukira mu muriro i Leopoldville, byanze bikunze bigomba kugorana. Bisaba abagenama b'abakogoto babizi neza kugira ngo baguhe inama zirizo, kandi burya umugenama inshuti nziza nayo biragora kuyibona. So ntabwo yagize ayo mahirwe yo kubona igihe cyo kubitegura, kuko bamuhawe ubutegetsi surprisingly. Ntabwo urebye yabikekaga, kuko nase byari baramwanze, byari bigoye kumva ko isi yahoraga arahira wenyine ngo ari we wabaye perezida, ariko akajya kurahira mu rugo. So byari bigoranye kumva ko ubutegetsi rero umuhungu arabufata. Mu bisa n'ubwenge bwinshi, Kabila abantu bari bacecetse uzabatinye, aratungurana, yibwira ko akinye ikarita iri hejuru gufata umuntu wibwira ko adashoboye mu butegetsi, yarazi ko azamukoreramo. Birangira Tshisekedi akoze ikosa rya mbere ryo guhita arwanya umuhaye ubutegetsi ako kanya. Sinzi abantu bamwoshya rero, ubwo byanze bikunze biti bigomba kunyerera, bikaba ibibazo. Ariko haracyari ibyiringiro ko uyu mwanya Tshisekedi ashaka yatsinda intambara. Niyo mpamvu nkomeza kuvuga ko bishoboka kuba ari ubushake buke, kuko imigambi ya M23 uyemeye waba uyitsinze, waba uyiranduye burundu, ariko ntabyemera. Sinzi abamushuka rero, kereka nawe yaba ari umugambanyi ukorana na M23. Hari n'igihe yabakorana na M23, yabakorana akigiza nkana, hari icyo ashaka ko bakora, kandi ari hafi cyane rwose. Kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu bamufatana uduce buri munsi, ariko ngo ntazaganira. Ntabwo byumvikana. Abati ntabwo ngiye c'est une coquille vide, niko akunda kuvuga, ngo ni igikonoshwa kirimo ubusangwa, ahubwo ni u Rwanda, ariko rubaye n'u Rwanda. Ako nakoreka tugatangiyeho umucyo, ngira ngo uyu munsi no gutanga umucyo, tukavana abantu mu rujijo. Bibaye n'u Rwanda, abantu bakunda gukora ibintu bakijijisha cyangwa se bakibuza gutekereza.
u Rwanda rufite miliyoni 16 z'abaturage. Bisobanuye neza niba ntabwo u Rwanda rwagira abasirikare bangana kimwe cya kabiri cy'abaturage bacyo, byanze bikunze ntabwo byashoboka. Ngo mbese nta miliyoni 6 z'abasirikare b'u Rwanda twagira, ntabwo bishoboka. Ariko Kongo yo ifite ubwayo abaturage bayo, nkuko nakweretse ishusho y'ukuntu Kongo iri nini, ifite n'abaturage benshi n'abasirikare bakubye inshuro nyinshi cyane ab'abanyarwanda. Ufasha abanyarwanda mbese mu Rwanda ntihasigaremo n'umwe, ukabasuka muri Kongo banazimiriramo ntacyagaragara, ubahuje n'abasirikare ba Kongo effective yabo, kuko ni igisirikare cya 72 ku isi, kikaba icya 8 muri Afurika. Iyo bari kubara ibyo babara umubare, ibikoresho na professionalism, ubunyamwuga. Buriya muri Kongo ntabwo waba officier supérieur, amashuri arabarwa. Nibyo u Rwanda ruri kubaka nabyo ntirwa rwanabigeraho, ibintu ubona bya cadet aho hajya abantu bari professional bize. Kongo yamaze kubigeraho kugira ngo we officier supérieur n'iki amakosi baba barakoze ari kaci cyane hejuru cyane. Yego. Umubare barawufite, professionalism barayifite. Professionalism ndi gushaka kuvuga kuba abasirikare bazamuka binyuze mu buryo bwemewe n'amategeko kuri standard mpuzamahanga. When implementation yo ni ikintu kurasana n'ibindi. Worose. Kurasana byo bibera kuri tere muvandimwe. Naho ibyo bindi byo mu mashuri ni ibindi. Ibyo byose bivuze neza ko bafite abasirikare bahagije ugereranije n'igihugu cyabo. Yego. Kandi ugereranije n'igihugu cyabo ka Rwanda nakantu busa ni gato cyane, nubwo ari bake batari gito niko bajya bivuga uko batwita ngo le petit pays. Le petit pays, ariko burya igihugu ntabwo kibarirwa ku bugari buri physique, ni ku bugari bw'ubwonko bwabwo. Luxembourg cyangwa se Ububirigi n'Ubufaransa ntabwo bingana n'ibihugu byo muri Afurika byinshi, ni duto, ariko baba ari abaterankunga b'ibyo bihugu binini. So ntabwo burya igihugu kibarirwa kuri grandeur physique, kuri ku buso, kibarirwa ku bwonko abatekereza gifite. Rero abantu rero ku wundi mucyo bajya bavuga ngo u Rwanda nirwo ruri muri Kongo. Well and good, ntabwo tubizi, ariko reka tubigerenjure turebe. Kongo ijya bivuga ngo bariyo yaza barasiye ku mupaka, intambara igatangirira ku mupaka. Kongo ivuga ko yabafotoye bari kwambuka, kandi ifite drone zirasa. Kuki yafotoye aho kurasa? Kuki fotora ntirase? Kereka niba bagambana, niba Kongo yigambanira ikaba ibyitso bya M23 turakiyoberwa. Kuko tukiyoberwa niyo mpamvu duhita tuvuga tuti probably ntabo, ahubwo baba ari abasa n'abanyarwanda kuko bavuga n'ikinyarwanda. Yego. Ariko evidence zigaragaza ko bariyo ziratugora. Ibi ndi kuvuga abantu banyumve, ngiye ndi gukoresha ibimenyetso. Ni bake ugereranyije na Kongo n'ingabo z'abakongomani. Bisobanuye ngo ntibakabe babatsimbura ngo babavane ho na santimetero. FDLR byivanzemo nazo zisanga zitera u Rwanda, bivuze ko nazo atari nke. Yego. Zivanze na FARDC. Abasore bafashwe bamwe bahamije ko ari bubatsi bacunga n'umujyi wa Goma n'ikibuga, donc ahantu hari strategique hose. SADC, Afurika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere muri Afurika kiri giteye imbere gikomeye, gifatwa nk'Uburayi cyangwa Amerika. Ingabo zabo ziri muri Kongo. Uburundi buriyo officially. Abo banyarwanda nibashake babeyo, ntago byumvikana ukuntu batsinda bagafata Bunagana, bagafata Bweza, bagafata Cyanzu, bagafata Gicanga, bagafata Kirorerwe, bagafata aho bafata hose. Nyine ntabwo wabisobanura kire kupfuye kubivuga gusa. Kongo ijya yanga kutwereka ukuntu bariyo. Ivuga ko yabafate bari kwambuka ariko ntibarase. Yamisha mu muriro hagahira arimo. Nasa ni imbabazi. Kandi ubwo noneho birenga aho ngaho ko u Rwanda rutanga inkunga, aho ubwo noneho bakabivuga ko M23 ari u Rwanda. Abantu abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa n'abari mu Rwanda bacyumva bajya bakurikira iyi channel, bakwiriye nabo kujya bareka kwigiza nkana, ahubwo reka twihangane tunyeganyeze ubwonko. Just shake a bit, wumve niba bunarimo nawe, just ask yourself niba burimo buri gukora iki. Mbega burimo, hanyuma ubaze sasa, wibaze ibisubizo dufatanye kwibaza. Yego.
niba bari abanyarwanda u Rwanda rufite ingabo ziri Cabo Delgado bafite izi Central Africa niba banasaguye izijya muri Congo byanze bikunze ninke cyane kuko ufashe n'abanyarwanda n'ingabo z'abanyarwanda zose twabanje kubona ko umubare wazo byanze bikunze ugomba kuba ari muke cyane inkubwe nyinshi cyane ugereranyije n'ingabo za FARDC ziyongeremo FDLR na SADC n'indundi sibyo ku mubare birumvikana ko bakaba batsimbura yego twajya ku bindi bimenyetso bigaragaza ko bariyo aho gufotora mwagiye mubarasa n'indege wenda bigaturika n'abantu n'abaturage bakabona wenda n'abaturage bo ku mipaka bagahita babona zigarutse kuko umuriro wo n'umuriro sibyo ibyo byose ni ibintu bigomba kuba biri evida bigaragara hanyuma rero icyo kuvuga cyo wenda ko babafasha nicyo navuze ko bishoboka ko babafasha ariko mu bundi buryo bitewe nuko niba ujyungirira nabi uri kugirira nabi wahita bamugenzi wanjye yego kuko Tshisekedi yavuze inshuro nyinshi kwa bagomba gukura ubutegetsi bwa Kigali biri ku mugaragaro ko we ubigaragara ko ahanganye n'u Rwanda kandi gufasha FDLR ariko ku mugaragaro byanze bikunze byari biri muri manifesto yiyamamariza ko azabafasha kujya kuvanaho ubutegetsi bwa Kigali abanyarwanda ngo bakabaho neza sinzi wamubwiye byanze bikunze abanyarwanda bamubwiye ko babayeho neza nta gushidikanya n'abatari mu Rwanda bagomba kuba ari abarwanya u Rwanda hari amafoto yagaragaye ariko yasuwe n'abaopoza abanyarwanda baba hanze batemera ubutegetsi buriho ibyo bisobanuye neza ko Tshisekedi afashe igisirikare cy'abo bantu babopoza ubwo nuko FDLR kuki rero badatsinda still imibare yabo ishobora kuba itariyo cyangwa umwuka ukaba warabavuyeho mbese Imana cyangwa Satani bakaba ibyabo aho ngaho bihagaze none imwe mu mpamvu abantu benshi babwirwa ishingirwaho n'ubutegetsi bwa Congo nuko M23 la majorité y'abayigize ngo ari abarwandaphone so twisunze science rero n'amateka kubera iki hari urwo rujijo rwo kuba uvuga ikinyarwanda wituriye ibunaka uri kurwanirira uburenganzira bwe birenga ku kuba yafashwa kubona uburenganzira bwe ahubwo bikagaragara ko atabukwiriye yagakwiye kuba ngo yoherezwa iyo yaturutse ariho muri le petit pays hano mu Rwanda icyo kirimo ibisubizo byinshi icyambere ndakumenyesha ko number 1 nta muntu numwe wahanutse ngo amera ahantu nubwo tutaziranye mwabantu muretse ko uyu muhungu rwose ari igishongore ariko hari igihe waba utaravukiye i Kigali ukuri cyane aha ariko birashoboka ko utuye i Kigali cyangwa uzanahatura yego byanashoboka ko iso cyangwa sokuru wa so yaba yarari nk'umugande ariho yavukiye abantu bagomba kumenya gutandukanya nationality ubwene gihugu n'ubwoko yego ubwene gihugu n'ubwoko ubwoko ni iki ubwoko ni icyiciro cy'abantu cyangwa kinyamaswa ziteye ukwazo zigira ibyazo zidahuriraho n'abandi kandi zikaba hazo zidasangiye n'abandi n'ibindi cyangwa n'abandi ubwo nk'urugero inka ntabwo wayita ihene ntabwo byashoboka igira ari amabere ameze kuri ikagira amahembe angana kuri ikagira n'imico yayo n'igifu iteye physiologically mu buryo bwihariye ifite uko iteye kwihariye ku buryo unayibaze wasanga itandukanye n'ibindi bindi abatutsi rero nabwo inyoko muntu rero ni inyoko muntu abantu bundi bandi batandukanye mu ruhu wenda umushinwa umuzungu ariko abahutu n'abatutsi bo ni abantu bamwe ibi ntabwo ari politiki umuzungu umubyaranye wowe ubu turi kuvugana hano wowe wabyara umuzungu ntabwo wabyara umwirabura kubw'impamvu za melanine impamvu biologique kubera melanine nkeya baganza melanine kurimo ukabyara umuntu wabo ntabwo nigeze maximiza kuri melanine yego kubwizo ubyaranye n'undi muntu wundi muri ibyo byitwa abahutu n'abatutsi ubyara umuntu usa namwe uteye nkamwe no mu maraso ugiye muri ADN wasanga ari mwebwe nta so
ibyo byo ku icyambere cyaherere mvuze rero nationalité uyu munsi muri Tanzania, reka ngurugero Tanzania hariho abakikuyu b'abantu bambara kwa kundi baba Tanzania, hakaba n'abari Kenya kandi ntago uzumva babirukanya ngo abasibo. Congo, Uganda hariyo abantu bitwa bakonjo, nibo bavanzwe n'abalendu n'abahunde bo muri Congo. Abo bose nta urabirukana. Ufite ushatse kwirukana abantu byarangira aho hantu hasigaye hari vierge, nta muntu hasigaye. Kuko wajya uvuga ngo nibajya aho babanje kuba. U Rwanda rutaraturwa, twebwe twabaga Uganda cyangwa Tanzania cyangwa Ethiopia cyangwa Somalia. Kuko impamvu kuko uko abantu bagiye bagenda baguka, ufite abantu bari batuye mu izingiro rya Afrika hara mu ihembe. Uko biyongera bakagenda bamwe bagiye ibumoso abandi bakajya iburyo. U Rwanda habanje kubaho Kitara Empire, Uganda iraturwa ibanini, abantu babamo benshi, baguka baza mu Rwanda, abava mu Rwanda bajya Burundi, bava Burundi bajya Tanzania yabayeho nyuma y'u Rwanda no Burundi. Ariko abari yubu nta Batanzania nyine, z'abanyarwanda. Ayo mazina abo yahasanze bitwa batyo, ntago ari abanyarwanda. None se ntago ujya mu mateka ya Ruganzu ko yahungiye kwa Nyirasenge Nyabunya na Tanzania. None se kwa Nyabunyana uyu munsi Nyabunyana na famille ye wabita abanyarwanda? Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Abantu bagomba kugira kujijuka ku rwego kuba mwene wanya ba Uganda ntabwo bivuze ngo ni umunyarwanda cyangwa ubaye umugande. None se kugeza uyu munsi abantu b'ikisoro hano Uganda bavuga ikinyarwanda nyine kigenda gitanda mu kuntu bitewe no kumara igihe ahantu habo. Ariko bafite bene wabo hano. Turi bene wabo bakaba bene wacu. Ibyo ntago ari ibintu, ibyo ni ubujiji. Kuba hari ubwoko, none se ugi Burundi uzi ngo nta bantu muhuje ubwoko bariyo barahari. None se ko batitwa abanyarwanda ko ari abarundi? None se uzi ngo wirukanya abarundi abambere bageze Burundi baravuye mu Rwanda. Ubwo rero ugiye kuvuga ngo ntabwo ari abarundi, ubwo finale mu wabirukana bikarangira Burundi busigaye nta muntu butuye. The same with Congo. Congo bwa mbere yatuwe n'abantu bavuga ikinyarwanda, bahatangiye ari ishyamba. Nta nubwo hari Congo. Nta n'amazina hari hafite. Ubuyobozi bwahabasanze bwabise uko bugomba kuhita, ariko bo bari bafite amazina gakondo. Uriya mujyi uri ahantu bitaga Ngoma. Kubera abantu b'imvange n'abayobozi kubera ko batari abanyarwanda benshi bahatinze habaye Goma, yaratakaye. Ariko hitwaga hari Ngoma. Ubwo bo ntago bari bahise Congo, bari uko bahageze hangana bahise uko hangana. Ngoma. Hiswe Ngoma bahatuye. Abagunga babaye benshi batura imbere gato bahita ku Mugunga. Ubu ni ku Mugunga, iryo zina ryo riracyavugika kurya, ariko ruguru Rwabugira ageze mu gace ari agabye igitera ari kurwana n'ababaga ari abagande, ariko batitwaga abagande nabicyo gihe. Yabaga ari nka famille abantu bari kurwana. Ari gutera agana kuri Lac Edouard, Ikivu Edwards. We yakise Rwicanzige. Ageze Rumarangabo, haguye ingabo bahita Rumarangabo. Uyu munsi abahageze batahazi bahita Rumangabo. Ikirunga kitwa Nyamuragira. Ibyo zina niringara. Not really. Abo bihita bikwereka ko nibo bahitoraguriye bita amazina uko bagomba kuyita. Uje nyuma nta kibazo ngo bayobore, ariko bishaka kubabwira ngo ntabwo ari abaho hantu. Weho nahawe mu buhe buryo byakunanira. Bikunaniye ubwo mwasubiramo niyo byari byitwa guerre civile. Abantu bikaranye bari gupfa ibintu by'ubusa aho kugira ngo bubake ibintu bibafitiye akamaro. So abantu bapfa ubusa kuko bigomwe intekerezo. Urumva bigomwe intekerezo. Rero abo bantu bavuga ngo ni abanyarwanda ni ugushaka impamvu yo kubarema batyo, ariko niba ari abanyarwanda ntacyo ndeka u Rwanda rugeraho ngaho noneho. Kuko aho ni iwabo, ni ushatse kubaha abanyarwanda bo ngira ngo byakumvikana. U Rwanda buri rimwe ruzahaguruka rugiye ati okay abaturage twe twabemera, ariko mubazane n'ubutaka bwabo. Duhana n'ibyabo. Kuko ntago dufite gutunga impunzi, ubwo nta butaka bafite mu Rwanda. Uba twohereje ubwo babaye impunzi bagiye gucura abandi kandi bari bafite aho iwabo. Ntago byumvikana rero. Bita abanyarwanda ubaturekera ureke n'u Rwanda rugeraho cyane ko naneho rwaye rugeze n'ubundi. Ni ikosa rero uri gukora. Rero byaba ari ukwibeshya, ariko ubwo babikomeza niyo mpamvu nakubwiye ngo biha amahirwe inyeshyamba. Tugana no ku musozo rero, impamvu mu buryo buri scientifique ndetse
unashingiye ku mateka, ni impamvu yumvikana ko itagakwiye kuba igira agaciro kuba yazanwa ku meza n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko biyisunikiriza kujya kurwana nayo mu 23. Kubera iki ariyo turufu rero iri kuzanwa ku meza tugana ku musozo. Dutangira nakubwiye impamvu eshatu ariko ntinda kuri ebyiri zituma intambara zibaho. Kuba wari ukwiriye kuba umuyoborwa yabaye umuyobozi, yego, kuba wari umunyeshuri wabaye mwarimu, cyangwa kuba hari imbaraga zigukoreramo kuko wowe udashoboye gukora ibyo wakabaye ukora. Ndakumenyesha ko Western World cyangwa se isi y'abateye imbere burengerazuba bw'isi bo barajwe ishinga n'intambara barwana hagati yabo nk'abakomeye za technology, bakeneye kwimakaza ubukungu bwabo no gukora imbunda nyinshi ziteye imbere kugira ngo uwo bareshya atazabatsinda. Ubwo nshatse kuvuga nk'Uburusiya na Amerika, Uburayi na Amerika byishyize hamwe contre Ubushinwa n'Uburusiya n'Ubuhinde. So uwo hagati yabo rero iyo bagize amahirwe ku ruhande hakaba abantu binjiji bagukomeza kuba mu rusaku, baba babonye isoko ry'ibyo bakeneye mu buryo bworoshye, bagomba kubitera inkunga. Bo ntago bitaye ngo ninde uri gutsinda, ninde ufite ukuri, ninde utagufite. Yego. Ariko byose bikarangira burya iwawe niwe ugomba kwikemura ibibazo. Yego. Ngewe sinjya nanemera ko umugore n'umugabo bagiranye conflict ngo bahamagara abantu ngo baze kubumva. You are wrong. Mugomba gushakana mukuze, mwananirwa kwikemura ibibazo byanyu mugatandukana basi mukiruka. Ariko abantu iyo uzanye abantu ngo babyumve bajya kubibwira abandi, kandi kibabaje banagusaba gukora ibyo wakabaye wisaba gukora wowe. Imiti y'intambara zo muri Kongo igomba kuvugotwa na Kongo. Naho iyo wemeye ngo abandi bazemo nabo bashakamo izindi nyungu kandi baraguhombya kuko urabahemba cyane. Mercenaire ubu bahembwa amafaranga atagira uko angana mu gihe ingabo ya leta ya Kongo sous-officier lieutenant ahembwa amadolari 100 mu gihe mercenaire bari mu bihumbi by'amadolari. So urumva ubwabyo ni uburangare mu gihe ibintu wabivugana nabo muri kurwana bikimara. N'abazungu bose n'abandi bose baba bari kuvuga ati muganire, ukanga ngo ndabaha amafaranga mu Rwanda kugeza ryari. Ikibazo rero ikibitera nuko aba bayoboye ibintu bataba bakwiriye kuba biyoboye. Yego. Donc baba bari kugaragaza ko batabishoboye. Ariko iyo baza kuba babishoboye bakabe bamenya ibyo ndi kuvuga byo kuba bakabe bakora ibikwiriye, ibintu bigakemuka kuko ni ibintu bisanzwe. Ni nko gukanda kuri buto ibintu bikarangira. Ariko kubera ko baba babikoze nabi cyangwa se umuntu udashoboye kubikora, hari n'igihe turenganya umuntu erega gufata umuntu utarigeze ayobora n'umudugudu ukamuha kuyobora igihugu. Ugomba kwihanganira ko nibimuturikana nyine ari we hora wamuhemukiye. Wowe wamushyize hariya. Ushobora gufata umwana wawe, ushobora gufata umuntu udafite perimi ukamuha gutwara rukururana. Bishoboka. Wenda kuyobora data nta perimi bibigira, ariko hari nararibonye bisaba. Rero ugomba kuba hari imvune wanyuzemo kujya uzaguhaye ibitugu bikomeye byo kwikorera ibibazo abagome n'abagambanyi. Nabyo donc iyo ugiye kuyobora igihugu abakwanga n'abagukunda bose uri supposed kubasavinga ni umuzigo. So niba rero nta mizigo ibitugu byawe bikijegera kujya kwishyiraho igihugu nka Kongo buri kwiyahura. Modeste cyase ngo sinasoje. Nuko nguko tugaranye ku musozo, twishimiye kuganira nawe ndetse kandi abakurikira Global Panel muzagenda mumubona adusura. Icyo tuba tugamije nta kindi no gufata amakuru ariho tukayashyira mu busesenguzi tukayanagura, arimo urujijo tukayashyiraho umucyo. Iyo niyo ntego ya Global Panel, tukayakuraho ivumbi kugira ngo akunde ase nkuko mwakabaye muyabona. Yego. None mugira amahoro. Urakoze cyane Modeste. Iyi ni Global Panel, gendeye amasezerano, dusubire mu biganiro bitaha.